icupa rya Skol mwongere mufunga neza yose daga naho zifunze ni kwa kuri agapeti Skol kaburimbo kanyweye adakozeho amasegonda 20. Funga umuntu mwereke Murera rero kumanya wa mbere kuri kwimara ziragimana kaburimbo acangiranye kandi batera corporation kubita Gasogi mubicu tugera twikora twebe turabana alala kore kwimana we Gasogi warechepegezende umurengura kwetu datereje amutumira Rayon Sport none dore ratsembwe ku mugaragaro wabaye ngiye tugurana Ruvumbu wemerera gake wabaye bare ngiye tugurana Kamara wemerera gake wabaye bare ngiye tugura hari ingingo wemerera gake wabaye bare ngiye genda Gasogi warechepegezende umurengura kwetu datereje amutumira Rayon Sport none dore ratsembwe ku mugaragaro wabaye kubita shanya kuza funga umuntu ndawufunga uyu munsi nta kwanyira kuvuga nta kwanyira kuvuga kuri Kenisi uyu munsi umuntu ndawushiramo indembo wa Kenisi ushyiramo indembo kuri ahita cyata ye kaburimbo kare kaburimbo reba isaho zigeze mamu nzindutse buriya uzindutse wabyuse sangaye ushaka gutera umwanzi uramuzindukira ndashaka gufatira umugabo bita Kenisi Gasogi kwanza Kenisi we nane kibazo uri hano umuturanyi wanye n'umuvandimwe Gasogi ubwo butangiye wapi Murera ntago waba warariye gitamisi bunanirwe n'ubugari bwa gitamisi kandi twarabaje kubwinika icyo ushatse kuvuga ntago warabara imyumbati rura bunanirwe n'ubugari n'isosi ishaye ubunyobwa reka buriya rero Gasogi ni nk'ubunyobwa none se kaburimbo izi ni sanga ubu ni saa moya ubu tuvugana ni turi saa moya ubu ni ukuri utatubeshya wabyuse sangaye yewe ubwanjye nta nubona ryamye narayirokare ubwo si kigaragaza yuko ufite ubwoba oya buriya rero nta mwanzi uba muto umwanzi uko yabangana kose buye n'umwana yagukanda urutogi rugaturika tubwire Kenisi amagambo yavuze kuri Rayon Sport n'umuyobozi wayo uravugaho iki ntabwo wamufite nk'abareyo kuko umwaka muri saison muri are yarabatsinze kandi yari yababwiye yabiteguye munwa ari amagambo yose urabivugaho iki Jana Vesa mu rugo ngareka nkubwira amagambo ntahura n'ibikorwa umunsi ni igikorwa kuva naratsinze APR nanayirusha ntago uriya mwana akose agasuzuguro k'umwana niyo mabace ngo nibagahana umwana ako uyu munsi Kenisi n'abana barakubitirwa hamwe bitego 2-1 byakuna tatarata ari umuntu wa Gasogi na Kenisi wiwe uramunwa ntaho utabana wese umwanzi yajyanwa gukanka koresha umuntu akoresha ibikorwa amagambo rero ntacamaze karabeka
wowe ku giti cyawe niki kiri gutuma wumva ko Gasogi buze kwitsinda? Reka mubwize ukuri, yaragutsinze ubushize. ndabyumva. Reka maze mubwire ijambo, muri ibikombe byo mu Rwanda nta gikombe kigurwa muri butike papa, nta gikombe kigurwa muri alimentation, gikombe kirakorerwa, gikombe cy'uno mwaka ni Murera, ibya Gasogi ni yikine. Urumva se nta mwana usikaravoma. Reka mubwire icyo shingiraho nuvuga ngo navuye mu majyepfo nemye meze neza cyane, ndashaka kuva iburasirazuba noneho nko bitanga kipe ku musozi. Ega buriya Gasogi ni umusozi, nta nubwo ari akagari, si n'umudugudu, ni agasozi. ni umusozi ariko aho imvura ije uramanuka, ndacyari rwakunda imvura yaza ugasanga mu gishanga turakubitaho amapiki y'abareyo. Kaburimbo Karame, bwira iryo rangi wisize wagisize ryari? iri rangi nagisize guhera saa 11 za mu gitondo. Urumva se niteguye icyo bita Gasogi United. Wabanje ukaraba mu maso cyangwa reka nakaranye muri dushe ndangije, ariko sinisize amavuta bitengo bitayirange amavuta yanjye. Kaburimbo irangi ngo sida reka uranisize amavuta irange ni kwa kundi byajya ryomoka. Ariko ubu ngubu indari gusize Kaburimbo umugore wanjye madamu niwe usiga, niwe mpakara yambwiye ati mugabo wanjye wowe ugiye nutsindire Gasogi ibindi byose. Ni Murera n'Inyanza. Ni ukuri kwimara izina ry'Imana. Kaburimbo wowe uruwa hehe? Ngewe iwacu ndi wo mu majyepfo, kuri kwimana kuri Rurangazi mu majyepfo he hagana Nyagisozi. Yego ntago nyembeshe kuri kwimana umwanzi ukangara akarongora igikona ntagashyukwe. Kaburimbo canga irange kari bateri corporation ron kuri kwimana ko umuperezida w'abafana ni perezida n'umuvugizi w'abafana Claude karongora igikona oya umuvugizi Jean Paul Nkurunziza ko yarongoye umufana wa pe. Nase ni wabibonye yarateguye nanye midantsinde igikona kwa kundi yarano gutegura yaragiye yaravuga ati mutanyicura ubukwe mureke umure yarongora igikona. Si wabibonye twarakirongoye muragenda mujya mu majyepfo twakirongore mu majyepfo. Uri yareka nkubwire umwana uri iwabo mwana ntuzamumenyere. Aperi gikona kizadutsindira i Kigali, ariko mu majyepfo nikizakwata ku mukara. Okay, Kaburimbo ubwo no kuvuga yuko kuri Rayon Sport mu mujyi wa Kigali wapi kuri Aperi gutsinda mbese amakipe ya Kigali birakomeye. Tuzayitsinda ubu twaje ubu mwatangiye twaje turi furumu. Ndigaho gira indirimbo ya Murera ukubitaho yo kugira ngo ukange ya Murera ndabanza ni wowe dukunda na indi kipe yenza ku mutima. Horana imana ubutwari n'itsinzi. Genda Gasogi wareke pemezende umura kwetu tateregera mutumira Rayon Sport. None dore ratswe ku mugaragaro wabaye warera tugura n'abafana wamerera gake wabaye warera ngiye tukwisiganira nge wemerera gake wabaye warera ngiye ko wavutse Gasogi wemerera gake wabaye warera ngiye ko twavutse Nyanza wemerera gake wabaye warera ngiye tugutera bitanu wemerera gake wabaye warera genda funga umuntu umunwa. Ndashaka gufunga umuntu umunwa. Biriya bintu reka mubwire itangazamakuru ngo Gasogi ngo afite kwa kundi. Reka ngukora akantu mu Bugesera iburasirazuba ndafunga imihanda. Ureza abafana ba Pere bazanye itiku bakava mu modoka bakajya guca inkoni nk'abana turi kumwana. Urajya gukubita abana wowe ntabwo waba umwe. Abana niba bishimye urabakubitira iki? Ko imodoka zaciye mu muhanda zose ko bataziteye amabuye
ariko ni ukubera ibyishimo by'abari bishyira kuri ariko sireyo ikibazo abareyo barishimye bajya no kurwana ikona birarakara biva mu modoka none uyu munsi twatsira na Gasogi nabyo bihari ariko noneho icyo dushaka nk'abafana disipurine dutsinde dutahe turi seriye mutsindwe muteye muri seriye si byose amahoro mu Rwanda urabizi igihugu cyacu perezida wacu Paul Kagame urumva se umusaza turamwubaha amahoro mu Rwanda nta mujura nta ruswa ibyo bindi rero byo kuvuga ngo football ni kwakumvikana urumva se ni fair play kwa pera reka bivuga ko igitego mwaratsinze aya rapo yewe umva se nta musivire w'umusirikare icyo kintu rwose nta musivire w'umusirikare nta muturage w'umusirikare ufite imbunda se nzajya kwiba umusirikare ufite vuvuzera vuvuzera se ni urusasi arabeshya afana arabeshya uriya mukino ntabwo ubura ibyo usigaye afana arabeshya twarabatsinze ari igihe bigira imana yatwibye igitego yagitsindisha akaboko turacyemera aranacyemera none cya cyakubise ese batuje none kaburimbo mbwira utangiye aya masaha uvuga ukoresha umwuka ubwiragera saa 10 ikimeze gutyo niyo mpamvu nitwa kaburimbo cangana kari buratera coopération ronde prise coopération ntiyinanirwa cyitse umuriro wagiye ubu ngewe ndi furu mukoko umusitari w'umufana wa Rayon Sport tumaze kumenyera bizi ku stade ku mashuri yacu turakubona turakuzi cyane sibyo uratwika cyane maze no kuzimya ngo rwarutabura ngo niwe ngo wagiye mu mwanya wiwe rwarutabura ni mukuru wanjye ariko atangiye gusaza rega nawe niza bukuru uravuze ngo nave mu bana be Rujugiro Derevesa aramwe ngo nubwo yize kandi koko yize ku mitwe bura Rujugiro nta n'ikintu azi ndabeshya Vesti nta kintu azi Rwarutabura ni muri 45 umusaza aduha n'inama nziza ariko aratubwira ati mujya mwitwara gutyo abana banjye umwana w'imyaka 15 30 ntabwo imyuka ibingana perezida Rwarutabura turakubaha perezida uriya ni umugabo wafanye kera Rayon Sport akambakamba turamwubaha rero none ko tubona atagikora cyane arakora cyane yarakoze buriya ubundi ukora ibintu byiza n'abana barabyigana buriya yarakoze natwe turabigana turacyafite imbaraga aho atari turahari Rwarutabura atari turahari twebwe arahari nta myuka ariko arahari yaradutumye imyuka ni ukubera icyo arahari utubwire turi ku musozo tubwire wowe niki wahereza abakunzi ba Rayon Sport cyangwa abakunzi bawe muri rusange maze kugira bakunzi ndababwiza ukuri ngiye gutsinda KNC Gasogi hose bitatu byose burasirazuba ndabafashe muturage utarahaha wo mu Bugesera hakiri kare turaje utararangura byeri rangura tuzinywe rikinisi Rayon Sport twageze na mahoro urumva se ntabwo tuba tugiye mu ntambara tugiye mu mahoro football nyine ni kwa kunde akantu ubundi KNC ngufata kubeto munwa nka ufunga man uguri kwimana izina ry'Imana kiri umutwe mu kigage kuri kwimana kango tsindire KNC Gasogi nako dushaka amagambo turashaka football we muze kwangu kaburimbo kunasiga nk'inzoga twabibonye biri kugaragara agapeti sikoro kaburimbo akanyweye adakozeho amasegonda 20.
icupa rya sikoro mwongere mufunge neza yose ndabona naho zifunze ni kwa kuri Biotech Global International aho dufite product zishobora kuba zafasha ubuzima zikozwe muri tekinoloji nshya idasanzwe ya Stem Cell, aho dufasha abantu kuri kwirinda indwara no kuzivura ariko bihereye imbere cyane mu mubiri aho ifu cyateye indwara. Tubafite raporo nyinshi zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose ariko zikozwe muri tekinoloji ya Stem Cell, aho tubafitiye Perfect Stem Cell, imwe muri product zidasanga mu by'ukuri mu gufasha umubiri wacu ku bibazo bigiye bitandukanye nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, impyiko ndetse n'ibindi bifata mu mubiri imbere. Tubafitiye kandi product idasanzwe yitwa Bestron, aho mu by'ukuri no product ya Bestron ifasha ku bibazo bijyanye n'imyororokere haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Wewe wikinishije, wowe ufite ikibazo cyo gutera akabariro neza, ino product ya Bestron ntabwo isanzwe yagufasha kandi bikagenda neza cyane. Hanyuma dufite product nziza cyane abantu bakundaga kawa, dufite coffee nziza nayo ifasha kujyanye n'imyororokere, coffee nziza ifasha kuri structure y'amagufa, ifasha ku ruhu, ikungahaye mu kintu bita collagen. Dufite product nziza idasanzwe yitwa Bonitron, nk'uko izina ryayo ribivuga, bijyanye na structure y'amagufa. Anafite ibibazo byo kuribwa umugongo, anafite ibibazo byo kuribwa umugongo wo hasi, afite ibibazo bya disque. Ino product ya Bonitron ni nziza cyane abafite ibibazo byo kuribwa mu magufa, abantu bakora siporo. Product ya Bonitron ni nziza kandi cyane. Dukora hehe rero? Dukora muri Chic mujyi wa Kigali, aho ushobora kudusanga twagufasha kubuzima ukagenda neza cyane. Tukora n'izindi nama aho watuhamagara kuri 0788 983 0 900. Tubahaye ikaze.